n'undi munsi wa kabiri ugezeho sibyo nizere ko bimeze neza ngo ugifite nk'agabura akazi ko cyagiye bafite hariya oya bwaje garangiye cyane ubungubu turimo turaganira nkumva ndimo ndashaka kudemara sinzi ukuntu bimeze maze nawe nishimye byagushimishije ya nabikoze neza wize nkubabaza oya ejo numvaga nishimye ubu wamaze kwishima cyane ndishimye shana ukuntu sinzi ubwo mu kanya sinzi ko barimo ngenda mpinduka Ati ese kubunga buno buzima twakuremo sha ahubwo akira kuruhuka Nese sha ubura turi gukorane gute bo Umwana watsenga isubira skuru koko umva sha kandi nama nongotse batujyane mwereka ikintu cyo gukora turacyafite byinshi sinari byo kugenda dufite byinshi Oui, entra. Ah, chérie. sheri ngo nize kujya kwabura wishimye byo kujya kurakara nka cyagiye warangoye biza kuba intambara kandi atari ibintu byiza sibyo yego maze nsigaye mukunda cyane cyane ntabwo uzingiye none ushaka ngenda gukunda cyane sibyo ariko ndumva twagera mu cyumba kuko ndumva amaze kumera nabi mu mubiri yego kwa kanya wallahi ngiye tuganira ku kanya itandemara sibyo nta kibazo ubu ngubu nizere ko utabuze gukora nko kwa kundi ntabwo nongera wongera nyira kabezona sibyo tugende mu cyumba sibyo no hari byinshi tuba dufite byo gukora ese wari umeze ute Tumeze neza. mbona yukumbuye cyane maze Bageze hanjye. umva nari yukumbuye cyane cyane Iyo babize bimeze bite ubu? simba ndi biza cyane nawe Oye. Sasa rero ndabona umeze neza. shima Imana Siko imyaka mbona igenda igabanuka. ese igipangu yaba arambwiye nikira byanga bikunda ashobora kuba ari iki kanjyemo ndebe none se mwana wawe ufite ikihe kibazo watinze kuva ku ishuri byagenze gute nyine mami mbonye urugo hari ruguru ndi kunywa urumogi uraruzi se hari n'ibindi bintu bari bari kunywa mu gafu bimeze gute mwana wanjye ntabwo mbizi ntabwo ubizi maze nawe ugiramo uruhare Murakoze. none se kari agafilimi kureba kitwa gake Njyewe ubundi mu buzima nkunda action movie. uyu munsi yaje kukureba nsanga kureba twa muvi Niyo mwanya mba mbonye wo kuruhuka. ariko ni byiza birura mu mutwe Ntabwo ndi bwirirwe nkubaza ngo nakirize iki nkuzanira akantu mfasha gatoya. icyo mukundira Sawa. okay ngaho ngwino tugende ujye kubimbwirira mu rugo kandi humura wifite ikibazo Kariza se barambeshye imitwe y'abakobwa mana yanjye kanigere njye gushaka hano ariko aramemukira ese sheri ko watinze uri mu biki Sheri sorry. Naje ndi hafi yawe sheri ntuzi ko najya nkubakure se. ndabizi Sheri. nira kuziriye mu nda Bon appétit. Kera nzi ko ukunda gututunda.
jyana Shiri? mvana imbere jyana Shiri, umva se. umwana nihebeye yarancitse ndamubuza icyo mugiye ubuze ukomanga ahantu ni nana gashyiriweho gatsindwa bana we si umugingo ndanyuze hehe ariko sheri urabona ukuntu urimo kunse byambaye boxer wenyine umva ko yigenje noneho aha ho natagwa ndamenya ko data yabyaye mbwakazi hanze muhamagare mba natagwamo ndaba ntari njye Judith Ariko se noneho ibi ni ibiki noneho? Sawa. okay Ngaho mbwira amakuru yawe bimeze bite? ni meza nyine Ako Betty ni iki se urabona ubushize hari ibintu twavuganye nabifashe brag ntazi impamvu ariko nanjye ndi mukuru mbwira amakuru yawe si ubwo hari icyo utabona koko ariko iyo umbwira ngo ni iki ntabona hari ikintu nshaka kukubaza ni nayo mpamvu noneho nanaguhamagaye bose biteze amakuru none se urashaka iki urashaka iki nyine ndashaka amakuru yawe akira telefone yawe ndashaka amakuru yawe n'umuntu bita Devon se wahege na Devon ba Devon nzi ni benshi Devon umutipe gutyo wirabura muremure sibyo ushobora kuba warafashe taye wenda yuko nsumba ntabwo nzi impamvu Devon uramuzi uwo ngo ndamuzi ndashaka kumenya hagati yawe na Devon mubanga iki panga iki ako se none uri kumbwira iki ariko ubundi ujye umenya ko Devon tuziranye ntabwo ibyo mbizi none ndashaka ibanga ryawe hagati yawe na Devon kandi uyu munsi ugomba kumbwiza ukuri byanze bigize gute bikunze nyine nanjye ndega amatwi nkubwire ubu naneye n'umutima mubuza na biriya bintu ntashaka biriya bintu si byo wakundaga hari umunsi utabifata ntabwo nyibikunda nyine kubera impamvu mbwira impamvu rero nyerurira uyu munsi bibe okay ntega amatwi nkubwire impamvu naherekera musaba umwanya ngo nkubwire uko bimeze wanga kunyumva gusa uyu niyo mwanya umenye buri kimwe cyose umwanya nuko wowe na Devon musohokana mukagenda munyihishe ntabizi none se kuki wanze kumpa umwanya ngo nkubwire ikibazo nari mfite urambwira ikibazo cyawe na Devon ngo ngufashe iki okay si ushaka se kumenya hagati yanjye nawe icyo twapangaga mbwira impamvu wakundaga amagi na ketchup nkaho ndigwaye ukaruka ariko impamvu ni iki uhita ubihuza na Devon we umva rero mubwire ibyo nanyuzemo njye nawe umenye ko ibyo naciyemo nanjye na Devon bishatse kuvuga ko wowe na Devon no kuryamana mwaryamana ni iki utumva wamburanye iki nakwimye iki wanyimye umwanya sinzi ibintu wari urimo ndagira ngo nkubwire ko rero nakwitayeho ngo ibintu byose bishoboka ariko ikintu ushenye hagati yanjye na Devon nawe mwese bizabagiraho ingaruka nanjye mutansize ize ngaruka se so nabyumvise ubwo bishatse kuvuga ko hari ikintu nshatse kumva igiki se ukaba uzi ibibazo tumaze iminsi tugirana ku kazi nagira ngo nyine uhansange tube twabiganiraho just dukemure ibibazo dufitanye nyine nyine wowe nsanga mu rugo tubiganireho nta kibazo sawa
So Betty, naragukunze ngo umwanya wanjye wose urabizi twahuriye social media ariko nkukunda ngo umutima wanjye hagati yanjye nawe na Devon. Agaca n'inkoko uzi icyo bikorana? Ni agaca n'inkoko. Mugiye kubyara abana mbyara abarozi. Genda ubitekerezeho wowe na Devon. Hari ikintu nari ngutegerejeho vuba aha nkurikije ibimenyetso mubonyeho ariko nteye amatsiko. So agiye kuvamo igihombo hagati yacu hagati. Mbabara reka nigende uguzanye bya nibya. Nubundi abatindi mugirwa no kunuka mu kanwa. Igihe nahereye nkubwira wanga kunyumva. Kanigende rwose. Mbere. Noneho ngiye kuzakwereka icyo nshoboye n'icyo nzi. Nta n'isoni n'ubuguru bubi. Jewe ntabwo ibi bizashoboka. Mwari mwabona umuntu wahemukiye uwo akunda. Ndashinze amashyirahamwe menshi y'ubugizi bwa nabi. Hasigaye iryo bita tumuhombe. Ntabwo nabyihanganira. Pe rwose umva. Mukobwa amafaranga yanjye ntangije. Karibu. Mwiriwe Judy. Mwiriwe neza boss. Meze neza? Meze neza. Karibu icara nta kibazo. Si Judy bite se? Gusa. Iminsi myinshi kabisa. Twaraburanye. Ubwo wari umaze iminsi utaza ku kazi. Sinzi ahantu nyine wari warahugiye. Okay, ko wabyemeye nta kibazo kabisa ariko ngo ntataki ngusatire neza nta kibazo. Iminsi myinshi kabisa. Umeze neza? Meze neza hari. Nanjye ntari ibi biragenda. Nta n'ikibazo ariko. Ubwo mpamagaye yaga nanjye ndabishaka gucamo kabisa. Si hano hamagara kwera no kwera. Allo? Okay, mwe anganya gakeya mwikerezo gakeya. Hari bene muntu bose kwavugisha. Sawa. Si. Ni kibazo kabisa kandi bari kwanza kanani fungi. Shiranga. Bitese. Ibisi ni biki? Akantu ko kunywa nyine urabizi. Akantu ukunda mba nkazi. Ni kandi se? Twirwana ku kazi nyine akantu ukunda mba nkazi. Nakaguteguriye ngo usome nta kibazo. Sawa mukozi. Shani meza nari ngukumbuye. Shana nari ngukumbuye byataje none si kutwaburanye. Meze gute? Ahubwo ejo umunsi wose bwije tutavuganye. Ntabwo bishoboka rwose kumara iminsi igana gutyo tutavugana ariko umuzima usanga bameze neza. Shabe nari meze neza nta kibazo pe. Rero icyo naguhamagariye hari mu ngo tuganire. Iki se sheri? Muri iyi minsi nahuye n'umuntu bita Beni. Beni? Ya. Beni muraziranye. Beni wese? Beni uriya mu boss wanjye kuri kiriya kigo muraho. Beni se boss wawe? Ya, ni boss wanjye. Ndamuzi. None se muri inshuti? Ubucuti ushatse kuvuga ni ubuhe? Umushiri we nsobanurira neza. Nise mba sheri w'abantu babiri benshi. Sheri wawe. Okay, none ko yambwiye ko nawe uri sheri we. Mbwiza ukuri nta kintu ntinze kabisa kuko ndabona ibintu bitoroshye. Nise ubwo yari mwahuye gute mujye kuganira kuri topic inyerekeyeho gute? Urabona igihe wazaga kundeba mu rugo cyangwa mvuye ku ishuri. Ndabyibuka. Yaraturabutswe aratubona. Niko kubibona. Beni cyane rwose. Mana yanjye. Akira ufata nta kibazo. Shobora koze kabisa. Rega n'ubundi ubusanzwe ndakwera no ikibazo ni kimwe kabisa. Subizi? Hako nyine ibyo bibazo ndashaka ko tubikemura kandi ndizera yuko biri bukemuke nta kibazo. Ati nta kibazo kabisa. Kandi ni cyana cyiza ariko sinzi. Suzana nako yese. Shanda hazi ariko waranakoze nyine. Ariko nkorera gahunda zanjye
za zindi twavuganye kuri telefone ntubizi neza ko twuzeranye kuri byinshi njye nawe ibyo ni ibisanzwe yabana kandi byoshe kabisa ariko urabizi amafaranga yanjye arajya ndashaka kuyamenya bose nyine banza usoma akantu wowe ibindi turabivugana naguhamagaye nagutumiye mu rugo ndizera dufite umwanya uhagije wo kuganira ku rugo okay ibyo nta kibazo nta n'ikintu kiri buze kugira ngo nyine tuvugane ariko ndashaka amafaranga umenya imibare yose ukuntu byagenze neza muri business yanjye nawe ubwo rero wansobanurira uko ibintu bimeze shiri reka mubwize ukuri pe ibintu turaziranye uribuka umunsi twari turi kumwe hara kuri diplomate ya ndabibona urabibona burya nari ntandukanye na Beni ubwo nawe twahuraga bivuze ngo rero Beni nyine nawe turaziranye kucyo urabimisha shiri ntabwo nabikubwira kandi nawe uri njye ntabwo wabivuga ahubwo nshaka kumenya ni iki yakubwiye ko ndewe wimbwiye nkaho harimo ikintu kitameze neza yambwiye ko uri umusheri we by'imbere ndani urumva arambwira ngo urukundo narambwiye ngo urukundo rwawe nanjye turi inshuti urumva ahita ambwira ngo ibyo mbisubizo mbikwiye ngo ahubwo biraba nabi ko yakubwiye cyane rwose biraba nabi none ubwo rero uko bimeze ndashaka gucikisha kuko ngiye sinaguhara kucikisha uranshikishiriza hehe ubwo ndashaka kukohereza mu mahanga n'ibyangombwa nabigushakiye dore ngiyi pasiporo muri Amerika niho ugomba kujya mama yanjye shiri urakoze cyane basi urakoze noneho ndagira ngo ugende Beni umuhunge kuko unagumye aha ngaha yakugirira nabi yakwica akakumara umwuka nese shiri urakoze cyane urakoze nizere ko nta kintu abiziho ku buryo ntacyo abiziho wowe gahunda mu gitondo ubyuke ugenda ko rero naje igite rero kabisa y'abantu umeze neza kabisa muri iyi minsi umuhamagara ni wawe siko twagombye guhura kabisa kubera gahunda dufitanye ya business ariko nta birenze ntabwo si bisanzwe hari bikabisa ntabwo urabona se atari byiza ni danger ariko sisoma no kora kandi wamaye kabisa oya nta kibazo inkwa ushira inyota nakaguteguriye rwose kandi nzi ko gakunda twigane n'ibindi by'amafaranga tunabyore kwanza rega munda nakwemera hemera mu kazi muri business buri kimwe cyose ni byose ko uranyemera kabisa koko nibona se wowe niyo mpamvu nyine waje no kunsura okay ugenda ibyangombwa byose nabiguze hari umuntu muri buhurire ku kibuga cy'indege azanye igikapu kirimo buri kintu cyose nabiguze ndapakinga uhite ugenda okay nta kibazo gusa urakoze cyane tuzatuvugana kuri telefone ubwire uko bimeze kabisa nawe uzakomeza umbwire nyine unimenya situation uko zimeze nyuma nzaguhamagara uhite ugaruka twikomereza ubuzima busanzwe nta kibazo okay nicyo nari nagushakiye kandi merci ko witabira ubutumire bwanjye ndagushimiye cyane sheri nawe urakoze cyane ubwo ngubwo nyine nahejo nzakubwira ngeze ku kibuga cy'indege nicyo gikapu cyangezeho cyane rwose uzambwire kandi merci okay sawa bye bye nubishe ndashaka kurya amafata ibyo n'ubundi ndashaka kuryaho
pe nzabivugana nawe kenshi gashoboka nta kibazo bayi